uraho neza urakaza neza kuri Soma Top Box tugusangiza ubumenyi n'amahame babiri mu bitabo biri top byagufasha guhinduka no guhindura ubuzima bwawe. Uyu munsi tugiye kubasangiza igitabo cyiza cyane, ni igitabo cyitwa The Laws of Success cyangwa amategeko yo gutsinda, cyanditswe na Napoleon Hill. Abashinwa nibo bavuga bati Chengong yo Chengong zhidao, Shibai yo Shibai zhidao. Bishaka kuvuga ko gutsinda bigira amategeko yabyo no gutsindwa bigira amategeko yabyo. Ugomba kumenya ko iyi si beshejweho n'amategeko cyangwa amahame. Ushobora kuba utabizi, ariko ndagira ngo nkubwire ko ujya kwishura ugiye kwiga amategeko cyangwa amahame agenga ibintu, ibyo waba wiga ibyo aribyo byose. Uko urushaho kumenya ayo mategeko cyangwa ayo mahame kurusha abandi, nibwo abantu batangira kukwita umuhanga cyangwa ugatangira kugirira isi umumaro. Uyu munsi ngiye kugusangiza amategeko yo gutsinda. Aya mategeko ni ingenzi cyane mu byo waba urimo ukora byose. Waba uri umunyeshuri ushaka gutsinda, waba uri umuhinzi ushaka kugera ku ntego zawe, waba uri umucuruzi, waba uri umumotari cyangwa pasiteri. Aya mategeko igihe uyashyize ku mutima kandi ukayakurikiza, yagufasha kugera ku cyo wifuza, ukabaho ubuzima bwuzuye kandi ukabaho unyuzwe. Mbere yuko dutangira, reka nkusaba ukore subscribe kuri Soma Top Books. Kora subscribe kandi usangize abandi iyi video, ugira uruhare mu guhindura ubuzima bwa benshi. Nkuko murambivuga, nta kandi gakiza gahari katavuye ku guhindura imyumvire, gukunda ubumenyi no kuba abahanga. Nkwibutsa ko umuntu aba umuhanga iyo afashe ubumenyi akabukoresha cyangwa akabushyira mu bikorwa. Urakoze cyane, uhabwe umugisha. Itegeko rya mbere: kugira intego zihamye, a definite chief aim. Umusingi wo kugera ku ntsinzi cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose mu buzima ni ukugira intego zigaragara kandi zihamye. Igihe cyose utazi iyo ujya, inzira zose zakugezayo. Ugomba kumenya ko igituma abantu batsindwa atari uko nta bushobozi baba bafite. Abantu benshi batsindwa kubera kutagira intego mu buzima bwabo. Iyo ufite intego zigaragara z'icyo ushaka kugeraho, zigena ibyemezo ufata, inshuti ubana nazo ndetse n'ibitekerezo byawe. Kugira ngo ugere ku ntsinzi, intego zawe zigomba kuba zigaragara neza mu mutwe wawe kandi zisobanutse. Ugomba kuba ubona neza icyo wifuza cyangwa icyerekezo uganamo. Nyuma y'uko intego zawe zigaragara neza, ugomba kugira ishyaka ryo kugera kuri izo ntego, icyo Napoleon Hill yise burning desire. Napoleon Hill avuga ko ugomba guhora utekereza kandi wibwira intego zawe kugeza zigiye mu mutima wawe cyangwa zigeze muri subconscious mind. Iki gikorwa nicyo yise autosuggestion. Igihe cyose ikintu cyageze muri subconscious mind cyangwa mu mutima, gitangira kubaho no kugira ubuzima. Niyo mpamvu ugomba guhora wibwira intego zawe cyangwa icyo ushaka kugeraho mpaka kigeze mu mutima wawe. Napoleon Hill avuga ko ugomba kwandika intego zawe mu buryo bworoshye kumva, ukagaragaza niki nshaka, n'iryari nkishaka, ninkigeraho nzatanga iki. Ubundi ukandika gahunda cyangwa plan yo kukigeraho. Umaze kwandika iyi plan, ikiba gisigaye ni ugufata icyemezo ndetse no kwiyemeza cyangwa commitment. Hill avuga ko kudafata ibyemezo bitera gushidikanya mu mutima wawe. Ugomba kwiyemeza ko utagomba guhagarara mpaka ugeze ku ntego zawe. Hill avuga ko ugomba kwirinda ibi bintu. Icya mbere ni akavuyo. Intego zawe zigomba kuba zisobanutse kandi zigaragara. Kuvuga ngo ndashaka gutsinda gusa si intego. Ugomba kuba uzi neza icyo ushaka kugeraho. Urugero, ndashaka kubona miliyoni 10, ndashaka kweza toni 10, ndashaka gutsinda nkabona amanota 90% n'ibindi. Icya kabiri ni ugukurikira intego nyinshi icyarimwe. Ugomba kwirinda gukora ibintu byinshi icyarimwe. Fata intego imwe mu gihe runaka, ntuyigeraho ubone gufata indi. Icya gatatu ni ukutizera. Umuntu ushaka gutsinda agomba kwizera kandi cyane, akizera ko intego ze azazigeraho. Icya gatatu ni ukudahozaho cyangwa inconsistency. Kugira ngo ugere ku ntego zawe, ugomba guhozaho kandi ugasubiramo cyane intego zawe mu buryo buhoraho mpaka utangiye kuzibonesha amaso yawe. Itegeko rya kabiri: kwigirira icyizere, self confidence. Niba ushaka kugira icyo ugeraho gihamye mu buzima, ugomba kwigirira icyizere. Ugomba kumva ko ufite ubushobozi kandi ufite ibikenewe byose kugira ngo ugere ku ntego zawe. Igihe nta cyizere wifitiye, ntushobora no kugira icyo ukora gifatika. Ikindi ni uko ibibazo nibiza cyangwa nibivuka, ntuzagira imbaraga zo kubyihanganira. Hill avuga ko ubwoba, kudafata icyemezo cyangwa indecisions hamwe no gushidikanya ko ari abanzi b'intsinzi, kandi ibyo byose biterwa no kutigirira icyizere. Kwigirira icyizere bikurura amahirwe, bituma abandi bashishikarira kuguha ubufasha ndetse bigatera abo mukorana imbaraga.
ugomba kwirinda guha umwanya ubwoba mu mutima wawe. Napoleon Hill avuga ko abantu kenshi bagira ubwoba bw'ubukene, ubwoba bwo kuvugwa, ubwoba bwo kurwara, ubwoba bwo kubura urukundo cyangwa abagukunda, ubwoba bwo gusaza ndetse n'ubwoba bw'urupfu. Aho kugira ubwoba, kora uko ushoboye uba umuntu uhorana kwizera ndetse n'ibitekerezo bizima biri positive. Hill akomeza avuga ko niba ushaka kwigirira icyizere ugomba kwitegura. Ugomba guhora witeguye, ubundi ugahorana ibitekerezo bizima. Igihe cyose iyo witeguye ntutinya gutsindwa. Urugero, umunyeshuri ushaka kwigirira icyizere ndetse no gutsinda iteka ategura amasomo ye mbere y'igihe, ubundi akabaza ibyo atumva. Iyo igihe cy'ikizame kigeze, uwo nta panika cyangwa ngo agire ubwoba. Iteka ugomba guhora wibwira ibi: igihe cyose nzigirira icyizere kandi ibyo nkora byose nzabikora nkaho ntashobora gutsindwa. Itegeko rya gatatu: gufata iya mbere no kuba umuyobozi, initiative and leadership. Niba ushaka kugera ku ntsinzi mu buzima, ugomba kugira umuco wo gufata iya mbere. Gufata iya mbere ni ukumenya gukora icy'ingenzi kandi gikenewe hatagize ubanza kukwinginga cyangwa kuguhatira kugikora. Igihe cyose udafashe iya mbere, ibitekerezo byawe byiza by'iterambere birapfukiranwa, bityo bikakubuza gufatirana amahirwe. Ugomba kuba umuyobozi mu byo ukora byose. Dr. Myles Munroe, umwe mu bahanga babayeho muri iyi si, yaravuze ati: kuba umuyobozi ntibigombera kuba ufite abayoborwa cyangwa abagukurikira. Umuntu aba umuyobozi iyo akora icyo yaremewe gukora, kimwe kigirira isi umumaro. Avuga ko abantu bose ari abayobozi, nta muntu wavukiye gukurikira abandi. Napoleon Hill avuga ko niba ushaka kuba umuyobozi ugomba kugira iyi myitwarire. Icya mbere, ugomba kuba umuntu ufata inshingano. Icya kabiri, ugomba kuba umuntu uzi gufata ibyemezo. Icya gatatu, ugomba kuba uri intangarugero kandi uri urugero rwiza ku bandi. Icya kane, ugomba kumenya kwizirika kabone n'ubwo abandi baba bacitse intege bakazibukira. Ugomba kumenya ko gutsinda ari ibyo umuntu ukora none, ibyo abandi bashaka gukora ejo hazaza. Niba ushaka gutsinda, fata iya mbere. Wishyira ibyo ugomba gukora uyu munsi mu gihe kizaza, bimwe bita procrastination. Tangira gahoro gahoro, iga gukorera ubushake, iga gufata ibyemezo kandi wigire ku bantu bageze ku byo wifuza kugeraho. Itegeko rya kane: kurema ibintu mu ntekerezo cyangwa imagination. Ibintu byose ubona bibaho kuri iyi si byose bitangira ari ibitekerezo cyangwa imagination mu mitwe y'abantu. Napoleon Hill avuga ko imagination ari workshop cyangwa ahantu hakorerwa ibitekerezo kandi bitunganyirizwa mbere y'uko bigira ubuzima bigahinduka ibigaragara. Napoleon Hill mu gitabo avuga ko hari ubwoko bubiri bwa imagination. Ubwa mbere ni ubwo yise synthetic imagination. Aha ni ukugendera ku bitekerezo bisanzwe biriho ukabishyira ku murongo, ubundi ugakuramo igitekerezo cyawe gishya gitandukanye n'ibyari bisanzwe. Ubu nibwo buryo abantu benshi bakoresha babonamo ibitekerezo by'ibyo bakora. Urugero, niba ushaka gukora business, ushobora kwigana uburyo buzwi busanzwe buriho bwo gukora business. Ubwoko bwa kabiri bwa imagination nubwo Hill yise creative imagination. Ubu nibwo buryo abanyabugeni, abahanzi n'abantu bavumbura ibintu bishya bakoresha. Aha bisaba kugira inspiration ku buryo ugira igitekerezo kitigeze kigirwa n'undi muntu uwo ari we wese. Hari ibintu byinshi byagufasha gukuza imagination yawe. Aha harimo kwita no guhanga amaso intego yawe y'ingenzi cyangwa purpose. Mu magambo ye, Hill avuga ko ugomba kuyobora imitekerereze yawe cyangwa ugomba guha icyerekezo imagination yawe, uyiha intego cyangwa purpose. Ikindi, ugomba guhora wiyungura ubwenge, ugahora wiga kuko kenshi urugero rwawe rwo gutekereza rugendana n'urugero rw'ubumenyi ufite mu mutwe wawe. Ikindi, ugomba kwitoza guceceka ndetse no gukora meditation kuko byorohereza inganzo cyangwa creative imagination. Itegeko rya gatanu ni ibikorwa cyangwa action. Napoleon Hill avuga ko ibikorwa ari ikiraro gihuza ibyo wifuza n'umusaruro cyangwa achievements. Ibitekerezo waba ufite byose uko byaba byiza bingana gute, ntacyo biba bimaze mu gihe udakoze ngo ubishyire mu bikorwa. Gukora ni uguha ubuzima ibitekerezo. Ibikorwa nibyo byonyine bitandukanya abarota n'abakozi. Napoleon Hill avuga ko isi itaguhembera ibyuzi, ahubwo iguhembera gukoresha ibyuzi cyangwa ibyo ukoresha ibyuzi. Ugomba kugira umuhate cyangwa courage yo gutangira gukora, ukirinda umwanzi wo kudafata icyemezo kandi ugakora ufite intego cyangwa icyerekezo cyaho ushaka kujya.
Napoleon Hill agira abantu inama avuga ko tutagomba kumva ko tuzategereza ibintu byose bikajya mu buryo kugira ngo tubone gukora. Ugomba gukora kuko mu gihe ukora ugenda wiga kandi urushaho kumenya icyo ukeneye kugira ngo ugere ku ntego zawe. Ikindi ugomba kwirinda gushaka impamvu cyangwa urwitwazo rw'igituma udatangira gukora. Mu gihe ufite intego cyangwa purpose ugomba gukora, nta rundi rwitwazo uba ufite. Itegeko rya gatandatu, ugomba kugira ishyaka cyangwa enthusiasm. Ikintu cyose ukoranye ishyaka cyangwa gushishikara byanga bikunda gitanga umusaruro ushimishije. Ishyaka ni imbaraga z'amarangamutima zituma udacika intege mu byo ukora. Umuntu ufite ishyaka iteka ahorana imbaraga mu byo akora. Imbaraga ze zikurura abandi kumukurikira ndetse no kumufasha ku buryo kugera ku ntego ziba byoroshye kandi bikihuta. Napoleon Hill avuga ko nta muntu n'umwe kuri iyi si wigeze agera ku ntsinzi ibyo yaba akora byose adafite ishyaka cyangwa atagize gushishikara mu byo akora. Hill akomeza avuga ko ishyaka cyangwa enthusiasm ari umuco. Uyu muco uwutora iyo igihe cyose uvuga ufite imbaraga, gukora ufite intego, kwiyegereza abantu bagufasha kujya mbere ndetse no kwirinda kwitotomba cyangwa ibitekerezo biri negatifu. Itegeko rya karindwi, kwifata cyangwa self control. Kwifata cyangwa self control ni ingenzi kandi ni n'itegeko niba ushaka kugera ku ntsinzi. Ugomba kugira discipline ku buryo wirinda gukora bimwe bikubuza kugera ku cyo ushaka cyangwa bimwe bihabanye n'intego zawe. Ugomba guhora ureba niba amarangamutima yawe ndetse n'ibitekerezo byawe biri ku murongo w'icyo ushaka kugeraho. Intego zose waba ufite ndetse n'imigambi myiza yo kuzigeraho yose waba ufite, mu gihe udafite kwifata cyangwa self control ntushobora kuzigeraho. Self control niyo ituma dutsinda ibigeragezo, niyo ituma abantu batwubaha kandi bakatugirira icyizere. Ikindi niyo ituma twubaka imico ikomeye imwe igena iherezo ry'ubuzima bwacu. Napoleon Hill avuga ko utagomba gutuma amarangamutima yawe aganza imitekerereze yawe. Avuga ko abantu benshi batsindwa atari uko babuze ubwenge, ahubwo ari uko bashyira imbere amarangamutima kurusha gutekereza cyangwa logique. Akomeza avuga ko freedom cyangwa ukwishyira ukizana k'ukuri guturuka mu kugira discipline. Ugomba kugira umwete wo guhindura imico mibi yawe cyangwa imyitwarire mibi ufite, harimo ubunebwe, kudakorera ibintu ku gihe ndetse n'ibindi, ukabisimbuza imico myiza igufasha kugera ku ntego zawe. Dore akantu k'ubwenge ugomba gusigarana hano. Hill avuga ko umuntu udafite self control ameze nk'inzu idafite igisenge. Uyu muntu aba ari umunyantege nke. Itegeko rya 8, umuco wo gukora ibiruta ibyo uhemberwa. The habit of doing more than paid for. Niba ushaka kugera ku ntsinzi ugomba kugira umuco wo gukora ibirenze ibyitezwe cyangwa ibyo utegetswe. Igihe cyose ku ntambwe uteye ugomba kurenzaho. Nyuma y'igihe utangira kubona umusaruro wabyo. Urugero, niba uri umukozi muri kampani runaka, iteka ukaba uhora ukemura ibibazo kenshi na kenshi bitari mu nshingano zawe. Nyuma y'igihe utangira kubona amahirwe kurenza abandi. Icyizere ugirirwa kiriyongera, ibi kenshi birangira bakuzamuye mu ntera cyangwa n'umushahara wawe ukiyongera. Abantu benshi baba bumva ko bagomba kwishyurwa kugira ngo bagire icyo bakora. Napoleon Hill avuga ko ugomba gutanga mbere yo kwakira. Mbere na mbere ugomba gukora, noneho ibihembo bikaza nyuma. Uyu muco wo gukora ibirenze ibyo uhemberwa ugomba kuba mu buzima bwawe, cyane cyane niba uri mu nzira yo gushaka kwigira. Ikindi ukabikora ubikuye ku mutima, bitari bimwe bita manipulation. Itegeko rya 9, kugira imico myiza ikurura cyangwa attractive personality. Ugomba kumenya ko uko uteye n'imiterere yawe bigira uruhare mu gutsinda no gutsindwa kwawe. Kugira imiterere ikurura cyangwa yishimirwa si uko uteye neza ku mubiri, ahubwo ni ukugira imico ndetse n'imyitwarire imwe ituma abantu bakwizera, bakagukurikira, bakakubaha kandi bakifuza gukorana nawe ndetse no kuba iruhande rwawe. Napoleon Hill avuga ko udashobora kugera ku ntsinzi uri wenyine. Mu rugendo rwo kugera ku ntsinzi byanga bikunda uzakenera abandi. Niyo mpamvu imiterere ikurura abantu ari ingenzi. Umuntu uyifite agira amahirwe menshi kandi no kugera ku ntsinzi bikoroha. Hill avuga ko imiterere yawe ari inshuti yawe ikomeye, ikuvugira mbere yuko wivugira, kandi niyo umaze kugenda yo irasigara. Your personality is your greatest silent partner. It speaks before you do and stays behind after you've left. Mu rugendo rwawe rwo kugera ku ntsinzi ugomba kwita ku mico yawe. Ugomba kuba umuntu wubaha abandi aho kubasuzugura. Ugomba gutega amatwi no kumva abandi. Ugomba kuba ufite ibitekerezo biri positifu aho kwijujuta no kuba negatifu.
Ugomba kwigirira icyizere ariko ntiwirate cyangwa ngo wishyire hejuru. Ugomba guhorana akanyamuneza n'isura ikeye ku maso. Ugomba kuba umunyakuri kandi ukaba inyangamugayo, kuko ibi nibyo bikurura abandi bakifuza gukorana nawe kandi bakagufasha kugera ku ntsinzi. Itegeko rya 10: gutekereza neza. Accurate thinking. Kumenya gutekereza neza ni urufunguzo rwo kugera ku ntsinzi. Gutekereza neza ni ukugira ubushobozi bwo gutandukanya ukuri n'ikinyoma, gutandukanya amakuru y'ukuri n'ibihuha, kumenya itandukaniro riri hagati y'ukuri ndetse n'ibitekerezo by'umuntu ku giti cye. Napoleon Hill avuga ko abantu batekereza neza nibo bamenya gufata ibyemezo bizima. Aba barizerwa kandi baravuga rikijyana. Napoleon Hill avuga ko amakuru cyangwa information arimo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni ukuri kuriho cyangwa facts. Aya ni amakuru afitiwe gihamya. Icyiciro cya kabiri ni imyumvire y'umuntu cyangwa opinions. Iyi myumvire iba kenshi ifitanye isano n'ibyo umuntu yizera cyangwa uko abona ibintu. Bishobora kuba ari ukuri cyangwa ibinyoma. Abantu batekereza neza ntibatuma ibyemezo bafata bishingira ku byo bo bizera nk'ukuri. Bita ku kuri uko kwaba kumeze kose, baba bakwishimiye cyangwa batakwishimiye. Ugomba kumenya ko ibitekerezo byawe bishingira ku makuru ufite. Niyo mpamvu ugomba kurinda ubwonko bwawe amazimwe, inkuru ziri negative, propaganda n'ibindi bintu byatuma ufata ibyemezo ushingiye ku makuru atariyo. Mu byo ukora byose ugomba kwitekerereza, ukirinda kugira icyo wizera utarakibonera ibimenyetso. Hill avuga abanzi bo gutekereza neza cyangwa enemies of accurate thinking. Aha harimo ubujiji, gucira abandi imanza, ubwoba, kubogama ndetse no kuba umunebwe mu gutekereza. Ibi byose ugomba kubyirinda uko ushoboye. Itegeko rya 11 ni ukumenya kwibanda ku byo ukora cyangwa concentration. Concentration ni ukugira ubushobozi bwo kwerekeza ibitekerezo, imbaraga n'umuhate byawe ku byo ukora cyangwa ku ntego zawe. Abantu iteka bagira concentration bagera ku ntego zabo kandi bagatsinda. Napoleon Hill avuga ko igihe cyose umuntu ugerageza gukora ibintu byinshi icyarimwe birangira nta na kimwe akoze. Iyo udafite concentration, imbaraga zawe ziratatana bigatuma umusaruro wawe uba muke cyangwa ukagenda gahoro mu iterambere ryawe. Iteka ugomba guhora uri maso, ukirinda ibirangaza bimwe bishaka kugutwara umwanya no kugukura ku ntego zawe. Ubikoranabuhanga ndetse n'isakazamakuru ryateye imbere. Ibintu byose bishaka attention yawe cyangwa igihe cyawe. Niyo mpamvu ugomba kubyima umwanya. Irinde guta umwanya kuri social media, kuri telefone n'ibindi birangaza. Napoleon Hill agira abantu inama y'icyo wakora kugira ngo ugire concentration. Icya mbere, ugomba kumenya neza intego yawe cyangwa purpose yawe. Icya kabiri, panga neza ibikorwa byawe bya buri munsi ku buryo bijyana n'intego zawe. Icya gatatu, kuri birangaza mu bitekerezo byawe ndetse n'aho uba. Icya nyuma, izirike kandi ugire umuhate mu byo ukora. Wirinde gucika intege uko byaba bimeze kose. Itegeko rya 12: koroherana cyangwa tolerance. Mu gitabo Napoleon Hill avuga ko kugira ngo ugere ku ntsinzi ugomba kumenya gutega amatwi, kwiga ndetse no kumenya ko ugomba kubaha imyumvire y'abandi kabone nubwo yaba itandukanye n'iyawe. Koroherana cyangwa tolerance isaba kuba ufungutse mu mutwe, wubaha abandi kandi ukishyira mu mwanya wabo, ibyo bita empathy. Koroherana bituma ushobora kubana neza n'abandi kandi bituma ugira amahirwe yo kumva icyo abandi batekereza. Igihe habuze koroherana, amakimbirane, guca imanza, umwiryane nibyo bigaragara. Kandi ahari ibi bintu ntiharangwa iterambere. Ugomba kumenya ko abantu batandukanye, imyumvire atari imwe kandi ibyo banyuzemo naho banyuze hatandukanye. Napoleon Hill avuga ko niba ushaka kugira indangagaciro yo koroherana, ugomba kwitoza kumva cyane kurusha uko uvuga. Ugomba gushishikarira gusobanukirwa iteka ubaza ibibazo. Ugomba kugerageza kubana nabo mudahuje umuco ndetse n'imyumvire. Ugomba kwirinda kugwa mu mutego wo kubogama. Ikindi, ugomba guha agaciro ikiguhuza n'abandi aho kwita ku kibatandukanya. Itegeko rya 13: gutsindwa cyangwa failure. Ugomba kumenya ko abantu hafi ya bose bakomeye mbere yuko baba abo bari bo cyangwa mbere yuko bagera ku ntsinzi babanje gutsindwa kandi inshuro nyinshi. Gutsindwa si ikinyuranyo cyo gutsinda. Gutsindwa ni umuryango ukugeza ku gutsinda. Gutsindwa bitanga amasomo menshi y'ingenzi agufasha kugera ku ntsinzi. Bikwigisha guca bugufi, kwizirika ndetse no kwisubiramo ukareba ibitagenda neza muri wowe cyangwa mu byo ukora. Napoleon Hill avuga ko ibibazo byose cyangwa ibihe bikomeye byose biba bihetse imbuto y'inyungu ingana cyangwa iruta ibyo bibazo. Ugomba guhindura uko ufata gutsindwa. Gutsindwa byerekana ukuri.
bikwereka ibintu bishobora gukunda cyangwa ibintu bishobora kudakunda. Abantu benshi bacika intege cyangwa bakareka ibyo bakoraga iyo bahuye no gutsindwa. Ntugomba kuba umwe muri abo. Gutsindwa bibaho ariko ntibihoraho. Igihe utsinzwe ugomba guhaguruka ukareba aho utabigenje neza, ukahahindura ubundi ugakomeza urugendo. Napoleon Hill akomeza avuga ko abantu benshi batsindwa kubera kutagira purpose cyangwa intego, kutizirika, ubwoba bwo kuvugwa, kutagira discipline, kubana n'abantu bafite imitekerereze iri negative, ndetse no gufata ibyemezo bishingiye ku marangamutima aho gukoresha logique. Itegeko rya 14, gufatanya n'abandi, cooperation. Napoleon Hill avuga ko gufatanya no guhuriza hamwe imbaraga bishingiye ku guhuza intego, ubumwe no kubahana bigeza ku ntsinzi vuba. Nta muntu ugera ku ntsinzi wenyine, ukeneye gukorana n'abandi kugira ngo ugere ku ntsinzi irambye. Mu gitabo Napoleon Hill avuga ku cyo yise mastermind, ari byo bivuga guhuza imbaraga, ubwenge ndetse n'umutima hagati y'abantu babiri cyangwa benshi hagamijwe kugera ku ntego runaka. Abantu bahuje intego n'imbaraga bagera kuri byinshi, batanga ibitekerezo byubaka bibafasha guhanga udushya no kugera ku iterambere. Niba ushaka kugira ubufatanye buhamye n'abandi bantu, ugomba kuba umuntu utega amatwi abandi, kubaha abandi, kumenya kuvuga ibyo ushaka kandi mu buryo busobanutse, guca bugufi, guharanira ko buri wese yunguka, bimwe bita win-win, aho kwirebaho wowe gusa. Ikindi, ugomba kuba uwo kwizerwa cyangwa uwo kwiringirwa. Ntugomba kuba uhindagurika cyangwa udashobora kuguma ku ijambo ryawe. Itegeko rya 15, kungukira mu gutsindwa, profiting by failure. Ugomba kumenya gufata gutsindwa ukabihinduramo intsinzi. Napoleon Hill avuga ko gutsindwa atari iherezo. Abantu bagera ku ntsinzi ntibihanganira gutsindwa gusa, ahubwo bafata akanya bakiga, bakareba impamvu yo gutsindwa, bagakuramo isomo ribageza ku ntsinzi. Gutsindwa kose kuba guhetse isomo. Igihe watsinzwe ntugomba kubyegereza umutima cyane cyangwa ngo wumve ko ubuzima burangiye. Gutsindwa kose kuba gufite impamvu. Birashoboka ko byaba ari ibyemezo bibi wafashe, birashoboka ko byaba ari uko utiteguye cyangwa ari amakosa yabaye mu byo wakoze. Icy'ingenzi ni uko gutsindwa cyangwa failure bigusigira isomo kandi ukirinda gusubiramo amakosa wakoze. Isomo rya 16 ari naryo rya nyuma ni itegeko risumba yandi yose, the golden rule. Ibyo wifuza ko abandi bagukorera bari byo ubakorera. Napoleon Hill avuga ko uburyo ufatamo abandi bugaragaza ikigero cyo gutsinda kwawe. Ugomba kumenya ko ibyo ukorera abandi byanga bikunda birakugarukira. Niba ibyo ukorera abandi ari ibyiza, ibyiza bizakugarukira. Niba ibyo ukorera abandi ari ibibi, ibibi bizakugarukira. Mbere yo kugira icyo ukorera umuntu, jya ubanza wibaze uko wakwiyumva uramutse ari wowe ugiye kugikorerwa. Ibi bizagufasha kubaha abandi ndetse no kubana neza nabo. Niba ushaka gukurikiza iri tegeko, Napoleon Hill avuga ko iteka ugomba kuba inyangamugayo n'igihe ubona ko bigoye. Ugomba kurinda ijambo ryawe kuko izina ryawe niho rishingiye. Ubaha abantu bose utitaye ku cyo bari cyo, inkomoko yabo cyangwa ibyo batunze. Igakugira ubuntu, ikindi wige kwakira amakosa yawe. Aya niyo masomo tubonye ari mu gitabo The Laws of Success cyanditswe na Napoleon Hill. Twabonye ko ugomba kugira intego zihamye cyangwa definite chief aim. Twabonye ko ugomba kwigirira icyizere, twize ko ugomba gufata iya mbere cyangwa initiative. Dusoza twize ko ibyo wifuza ko bagukorera ari byo nawe ugomba gukorera abandi, ari byo Napoleon Hill yise the golden rule. Twize amategeko menshi ashobora guhindura ubuzima bwawe akakugeza ku ntsinzi. Ndagusaba kumva iyi video kenshi gashoboka mpaka aya mategeko agiye mu mutima wawe cyangwa muri subconscious mind yawe. Ibi bizagufasha kuyakurikiza utabanje kuyatekerezaho kabiri. Nizere ko hari byinshi wigiye muri iyi video. Mfite ibintu bibiri nkusaba. Icya mbere, birashoboka ko nonaha waba uri guca mu bikomeye cyangwa wumva ko ubuzima nta gaciro bufite. Ndagira ngo nkubwire ko kuba uriho ni amahirwe akomeye kandi ni umugisha kuri wowe ndetse no ku isi muri rusange. Fata akanya utekereze ushaka impamvu yo kubaho kwawe. Imyaka waba ufite yose hari icyo wakora ugahindura imyumvire kandi ugatera imbere. Ndakwinginze tangira none. Kandi niba warasobanukiwe ukamenya uwo ugomba kuba we, komerezaho kandi ufata abandi ikiganza ubazamure. Icya kabiri nkusaba, kora subscribe kandi usangize abandi iyi video, ushyigikire uyu murimo dukora. Ntababeshye gukora izi video bisaba umwanya n'imbaraga. Niyo mpamvu iyo mushyigikiye Soma Top Books bidutera umuhate wo gukomeza gukora. Murakoze, muhabwe umugisha, turabakunda naho butaha.